murakaza neza kuri channel. Amazina ni Karen Joy. Uyu munsi rero ndaza kubibutsa ko mugomba kujya mwiyubaha. Abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo utiyubashye cyangwa se utihaye icyubahiro nta wundi muntu ugiguha, kugira ngo mbese tugire icyubahiro tubanze twiyubahe twebwe muri twebwe. Uyu munsi rero twaje kuganira ku bintu bitanu bishobora gutuma cya cyubahiro wari ufite muri societe, mu rugo cyangwa se n'ahandi hantu around you, ahantu uba, cya cyubahiro kigenda kiyoyoka gishira. Iya mbere, impamvu ishobora gutuma cya cyubahiro ukiyambura, kuba watuma umuntu aguca mu ijambo. Ese waba uri nko muri group uri nko kuganira nk'ikiganiro, umuntu akaguca mu ijambo, wowe wumva umeze gute? Birababaza. Hari impamvu rero zishobora gutuma umuntu aguca mu ijambo. Icya mbere, ushobora kuba uri kuvuga ibintu buri wese uri aho ngaho atumva bitewe n'uko utari kubisobanura neza. Ushobora kuba uri kuvuga ibintu ushidikanya kandi hari undi muntu ubizi neza. Icyo rero biragusaba kuba uzavuga ibintu uzi neza igihe uri kumwe na bagenzi bawe udashidikanyaho. Aho ngaho nusanga uvuga ibintu ushidikanyaho utazi neza, niho wa wundi azaboneraho ahita aguca mu ijambo, agahita kuvugiramo. Naguca mu ijambo na bagenzi bawe bazahita babona koko bya bintu niba koko azabisobanura neza bwo rubanze gusobanura, bizahita bigaragara ko nta kintu uzi, aho bihera aho ngaho baba bagusuzugura. Dore impamvu ya kabiri ishobora gutuma cya cyubahiro cyawe kikwamburwa. Impamvu ya kabiri ni ukuba ushobora kuba waca umuntu mu ijambo. Hejuru twe tuvuze ko no kuba baguca mu ijambo bishobora gutuma icyubahiro kikwamburwa, ariko hari n'ukuntu umuntu ashobora kuba aca umuntu uri kuvuga mu ijambo ugasanga nawe ubwawe bitewe n'ahantu bikoreye bitari ngombwa cyangwa se bitagakwiye, n'umuntu bagenzi bawe baragusuzuguye. Aha nk'urugero, uzarebe nk'umuntu atangiye kuvuga ikiganiro bateguriye cyangwa se ikintu agiye kubabwira akamuca mu ijambo, bagenzi bawe bakureba gute? Barakumva, ariko ushobora no gusanga batari bubona kumva bitewe n'uko wenda bari bagezeho ikiganiro kiryoshye, uhise uca mu ijambo abantu batangaga ikiganiro. Aho ngaho bazahita bagusuzugura kuko byanga bikunda uciyemo kabiri ikintu bumvaga kandi wenda cyari gifite akamaro. Ntabwo mvuze ko guca mu ijambo ari bibi, kuko ushobora gusanga bitewe n'ibintu yari ari kuvuga bitajyanye cyangwa mutari kumva mwese, ushobora kumuca mu ijambo kugira ngo umwunganire bitewe n'uko wumva ko atari gusobanura neza icyo kintu. Ariko nanone bijya biba bibi iyo ubikoze bidakenewe. Dore impamvu ya gatatu ishobora gutuma icyubahiro wari ufite ucyamburwa muri societe n'ahandi. Kuba ushaka gutegeka cyangwa ushaka kumvisha ibintu byawe abantu, kandi wenda uri kubikora mu buryo nakwita ko buri forceful, usa nk'utegeka, usa nk'ushaka kubibinjizamo cyane bitegeka. Aha ngaha ndavuga nk'urugero, hari nk'igihe uba wakunze nk'ikintu ukagikunda ukumva ko nyine nucyumvisha mugenzi wawe ariko utagikunda nk'uko wagikunze, atacyumva kimwe nawe, ugasanga niho handi uri kubabara kuvuga ati reka nyikumvishe, nkumvishe uburyo cya kintu gikomeye cyangwa gifite agaciro gakomeye bitewe n'agaciro wagihaye. Banza wumve ko abantu tudakunda kimwe, banza ubyumve ubimenye. Numbanza kumenya ko abantu tudakunda kimwe, nukimubwira ntabwo uzumva ubabaye natacyemera. Ariko nutamenya ko abantu tudakunda kimwe, uzakimubwira natacyumva ushaka kumufosinga, umubwira ati cyumve. Kwa kundi ugenda rero winginga umuntu umubwira ibintu adashaka kumva kandi wenda ntanabikunda, gusa uri kumuhatiriza. Ejo nujya kumubwira n'ikindi kintu kiri ngombwa kizima, azumva ko ari bya bitekerezo byawe bihora bitajyanye n'ibye uhora umuhatiriza. Aho ngaho rero naho niho hera nyine cya cyubahiro yari agufitiye. Niba yakubaga wari umuntu wubashywe, zataga turiya se ko n'ubundi ahora ambwiye ibintu mbese bidahuye n'ibyo nemera, kandi wenda ikintu wari ugiye kumubwira cyari kizima, ariko bitewe n'uburyo wafashwemo muri bwa buryo ntabwo azahita cyitaho. Niho handi havuye umugani uvuga ngo umwana murizi ntabwo rw'urutozi. Baba baramufashe ko nyine ari aho ahora ameze gutyo. Niyo avuze ikintu kizima rero ntiwacyumva ko bamufashe gutyo. Dore impamvu ya kane izatuma cya cyubahiro cyangwa kwa kuntu wari wubashywe muri societe bigenda bikuvaho. Kuba utavugisha ukuri utari nta makemwa.
nk'urugero aha ngaha ndavuga abantu bose nta muntu n'umwe muri sosiyete utarabeshya, uhora uvuga ibintu by'ibinyoma, mbese ni uri wa muntu upanga gahunda n'umuntu saa 12 ntuze cyangwa ukaza saa 1. Ibyo bintu kandi ntabwo ubikora rimwe, ubikora buri gihe, ugasanga abantu bose urabibakora, ubikoze runaka umwe muri sosiyete, ubikoze na mugenzi wawe, ubikoze na mugenzi we, uhora ubabeshya, nta kintu cy'ukuri uvuga, uravuze ngo nsanga aha basanze ntuhari, mbese n'ikintu babwiye basanze uri kubabeshya kandi wenda wabaganirizaga, aho ngaho bizatuma bagusuzugura. Ejo nta muntu uzumva ikintu cyawe kuko arabizi neza ko nta kuri ugira, nta makemwe nyine, ntabwo ujya ukoresha ukuri mu buzima bwawe. Aho ngaho nicyo ari ikintu rero cy'agaciro, ntabwo bazakikuzanamo kuko barabizi neza ko nta kuri ugira, aho waba cya cyubahiro wari ufite muri sosiyete baba bakikwambuye. Dore ikintu cya 5 kizatuma kikwereka ko icyubahiro cyawe kigenda kigenda. Ikintu cyo kwirata, mbese kwivuga ibigwi cyane. Mu muco nyarwanda n'ubundi byabagaho umuntu akivuga ibigwi, ariko kwivuga ibigwi cyane, iyo cyane yajeho ibintu byose birapfa, ibintu byabaye byinshi, aho byaba bigera birapfa, ugasanga uri kuvuga nize muri Harvard, mfite degree yaho, njyewe nari umwarimu, njyewe iki kintu ntagishobora kuba narize hanze. Ubora mbese wereka bagenzi bawe ko ubarenze, ubereka ko uri hejuru buri gihe, mbese ibintu byawe byose ubereka ko nyine buri gihe ni wowe ngo ufite ubwenge, ni wowe ufite ya nzu nziza, ni wowe ufite imodoka ihenze, ni wowe umeze gute, kubera ko uhora ubibabwira buri gihe biri cyane, bagera bakakurambirwa. Iyo bakurambiwe rero nta muntu uba ugishaka kongera kubyumva, cya cyubahiro bagenda bakikwambura kuko bamaze kumenyera ko uhora uvuga ibintu bimwe. Ibyo bintu rero niba warebye aka kavidewo nizere ko utazongera kubikora. Niba wabikoraga, niba hari umushuti wawe wajya kubikora, bimubwire cyangwa umubwira azareba aka kavidewo nawe amenye ukuntu yakitwara muri sosiyete, kuko icyubahiro tugomba kukibungabunga, kuko iyo umuntu atiyubashye nta muntu uzamwubaha. Wakoze kurebana aka kavidewo nanjye, wakoze kunkurikira, kandi niba wakunze iyi video please thumbs up kandi ukore na subscribe kugira ngo ukomeze ubone amavideo nk'aya. Mwakoze cyane, murabeho.